kukwandika mapakira usigamba uramenye papa wawe icyo ucoboye iki kuri umwana batazi si Tiger Shiroff. Hano niwe tugiye kugaruka kuri filime zabaye nziza cyane zakinwe n'umukinnyi Tiger Shiroff. Filime duhereyeho ku mwanya wa mbere yitwa Singam Again. Iyi ni filime nziza cyane irimo ibyamamare bigiye bitandukanye nka Akshay Kumar mwamenyereye muri filime yitwa Suryavanshi. Iyi filime kandi irimo icyamamare muzi nka Jack Shiroff ari we se wa Tiger Shiroff. Filime nkuzaniye ku mwanya wa kabiri yakinwe na Tiger Shiroff bayitaga na Pati. Iyi ni filime nziza cyane, iyi ni filime yabice bigacika nimba utarayireba yishaka uyirebe. Filime nkuzaniye hano yakinwe n'umukinnyi Tiger Shiroff, iyi ngini ni yavuba rwose wayibarira mu nshyashya bayita Hero Panty kabiri. Iyi filime nimba utarayireba yishaka uyirebe. Indi filime nkuzaniye yakinwe n'umukinnyi Tiger Shiroff bayita Bagi. Nimba ukunda uyu mukinnyi ukaba utarareba Bagi ziwe rwose warahombye. Bagi ni filime zakinwe na Tiger Shiroff, nimba utarazireba zishaka uzirebe. Niba ukunda umukinnyi Tiger Shiroff ukaba utarareba iyi filime War, iyi ni filime nziza cyane yabice bigacika cyane ko hanasohotse kabiri yayo. Iyi ni filime nziza cyane yishaka uyirebe. Indi filime nkuzaniye nziza cyane yakinwe na Tiger Shiroff bayita Muna Mike. Nimba utarareba iyi filime ukunda Tiger Shiroff waracikanwe rwose warahombye. Iyi filime ni nziza cyane yishaka uyirebe. Indi filime nkurikijeho ariyo ya nyuma yakinwe na Tiger Shiroff bayita Student of the Year. Aka ni agafilime keza cyane karabice biracika. Iyi filime nimba utarayireba rwose gishaka uyirebe. Iyi ni filime nziza cyane yagarutse ku buzima bwo ku ishuri bwa Tiger Shiroff. Iyi filime mukanguriye kuyireba.